nashimwe bakunzi ba Jeanne Gentille, bakunzi bava mu Byera TV. Nitwa Ingabire Jeanne Gentille. Nimero za telefone ku bazisabye ni 078 no ku bandi bazazikenera ni 078 79 10 Channel niva mu Byaha TV. Iri zina narihisemo kugira ngo tujye tuzirikana ko ari nta mahoro y'abanyabyaha. Murakoze rero nkuko nabasezeranije uyu munsi ni ijambo ry'umunsi, turi ku munsi wa 8. Reka dukomeze n'ijambo ry'umunsi kandi reka nibutsa abantu kujya basharinga ijambo ry'Imana. Abantu benshi bakeneye ijambo ry'Imana na Bibiliya ikirango cyayo iratubwira ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Reka rero nshishikariza abantu gusharinga ijambo ry'Imana. Abatarakora subscribe mukomeza kudukorera subscribe kugira ngo ijambo ry'Imana rigere kuri benshi, kandi mukomeza no gutera comment ku jambo ry'Imana riba ryatambutse, mutugira inama muti wakosora iki, wakongera mwiki. N'ubu ngubu ntegurira ijambo ry'Imana muri boutique kugira ngo n'ubundi bitagaragara ko mba nafunze inshuro nyinshi, kuko nimba ari ijambo ry'umunsi buri munsi ngomba kubaha ijambo. Rero ngiye mfunga boutique buri munsi, urumva namwe naba nahagaritse akazi. Niyo mpamvu rero mbikorera muri boutique kugira ngo n'abakiriya nibahagera babone ko ndi hafi biri kugenda ubasange nafunze. Ariko hari ibindi bitekerezo mwampa byo kuba nashaka studio, ibya boutique wenda se nkajya mbiharira umwanya wabyo, n'iby'ijambo ry'Imana nkabifatira undi mwanya, nabwo nakubaye icyifuzo cyanyu hamwe no gushyigikira umurimo w'Imana mwabimfashamo. Murakoze rero. Reka ijambo ry'umunsi turisange muri Samweli wa mbere, duhereye ku gice cya mbere umurongo wa 9 kugeza wa 18. Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza wa 18. Tutarasoma reka dusenge Imana. Turagushimiye Data twese uri mu ijuru n'ijuru n'isi, kuko wowe tubeshejeho, ni wowe uduha kurama, ni wowe uduha umwuka duhumeka, ni wowe utugabura, ni wowe utwambika. Tugushimiye rero ko ibyo byose wabidukoreye, tukaba turiho duhumeka, turya twambaye, ibyo wadusezeranije warabisohoje. None turi mu mwanya wo kugushimira iyo neza yawe, dukomeza gusemba imbabazi z'ibyaha byacu, kuko Satani atwoshya buri munsi. Twogesha amaraso ya Yesu Kristo, twogesha ijambo ryawe, udukomereze mu buntu bwawe no mu bumwe bwawe no mu mbabazi zawe. Ijambo ryawe tugiye kuganiraho rigirira umumaro abaryumva, kandi Uwiteka Nyiringabo Imana uzurishyigikire. Umwuka wera atubere umujyanama, kandi abamarayika batubere abarinzi kubw'ijambo ryawe. Ngwino ushyigikire ijambo ryawe mu mitima y'abaryumva, kandi nanjye urivuga uzandinde gusubira inyuma, uzampa iherezo ryiza kugira ngo nzagororerwe iby'imirimo nakoze. Urakoze rero kuri mwiza, ubere mwiza abagutegereza bose, kandi abagutegereje ntibazakorwa n'isoni, ntibazamwara, ahubwo abagutegereje n'abakwiringiye bazanezerwa. Urakoze rero kumana natwe muri iri jambo, ushyigikira abaryumva, uryagure mu mitima yabo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana nk'uko tumaze kubivugana muri Samweli wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 9 kugeza wa 18. Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza wa 18. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko bamaze kurya no kunywa, Hana ahaguruka aho bari i Shilo, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane, ahiga umuhigo, aravuga ati: Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka buwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga umutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati: Uzagezaho isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati: Ashwi da,
Hana aramusubiza ati ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Nga dukomeze dusome mu izina rya Yesu, dusubire ku murongo wa 16. Haravuze ngo ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Maze Eli aramusubiza ati genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguha ibyo wayisabye. Hana aramusubiza ati umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso he ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Nari najya kure rero, ijambo ry'umunsi nirikubwira ngo ntiwongere kugira agahinda, ntiwongere kugaragaza umubabaro, kuko Imana igiye kukurengera. Igiye kukurengera kubw'imihigo wahize, kubw'ibyifuzo wayihaye, kubw'umubabaro wahuye nawo n'agashinyaguro bikabije. Ijambo ry'umunsi rirakubwiye ngo uke mu maso, ntiwongere kugira agahinda, kuko Hana amaze kubwirwa na Eli ngo genda amahoro, ngo Imana ya Isiraheli iguha ibyo wayisabye, nawe yakeye mu maso aragenda ararya nk'abandi, kandi kurya byari byamunaniye, afite agahinda n'umubabaro. Ariko ijambo ryiza ryururutse umutima, niryo ryamugeze mu matwi, arangije mu maso ye haracya. Nawe rero ijambo ry'uyu munsi rirakubwiye ngo Imana ikumaze umubabaro, uke mu maso hawe. Uwiteka akumara umubabaro mu izina rya Yesu. Niko ijambo ry'uyu munsi ryubatse, Uwiteka akumara umubabaro mu izina rya Yesu. Ahangaha dusomye inkuru usanzwe uzi, ariko kuko ari ijambo ry'umunsi rikubere rishya, hatubwiye inkuru ya Hana. Hana yari umugore washakanye n'umugabo Elukana, barangije bamara igihe kirekire batabyara. Hanyuma Elukana azana undi mugore witwa Peni, nawe barabyarana. Hana we akomezanya umubabaro we wo kutabyara, mu gihe mukeba we yamushinyaguriraga, akajya akomeza gusenga Imana, ahiga imihigo. Umunsi umwe rero bari i Shilo bagiye gusenga, nuko bari basanzwe bajyayo bajyanye amaturo y'ishimwe, bagiye gusenga Imana i Yerusalemu. Bagezeyo rero Hana ananirwa kurya no kunywa, ahubwo ajya gusenga Imana, kandi asenga atavuga, akubita iminwa ariko ntasohore ijwi. Nibwo bakekaga ko yasinze, ariko ntiyari yasinze. Imibabaro myinshi n'ibibazo byinshi bigera ku muntu agasa n'usinze, agasa n'umusazi. Umurebye mu bibazo akabona ameze nk'uwasaze, umurebeye mu bibazo akamubona nk'uwasinze. Ariko Imana yo mu ijuru ireba mu mutima, ibiza umubabaro wa buri wese. Komeza rero usenga Imana, isaha yo gusubizwa nigera izagusubiza. Ariko kandi ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo uhumure, uke mu maso, ushira agahinda, urye kandi umwe, kuko Imana yumvise gusenga kwawe, kandi ugire amahoro yuzuye mu mutima. Ibyo wasabye Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. Reka dutekereze kuri uyu muntu witwa Hana na mukeba wamushinyaguriraga. Dutekereze umubabaro Hana yari afite, ariko tunatekereze no ku munezero yagize ubwo yari amaze kubona umwana witwa Samweli. Kandi uyu mwana witwa Samweli yamubonye kuko yari yamusabye Imana. Yamusabye Imana, arayinginga, arayibwira ngo nungirire impuhwe, nunyibuka ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamugutura abo wawe iminsi yose. Ese wowe mu mihigo yawe urahiga ngo iki? Abantu benshi muri iyi minsi barahiga ngo numpa imodoka nanjye nzihimura kuri ba runaka, nunyubakira inzu nzihimura kuri ba runaka, mvuye mu bukode ba runaka bazamwara. Abantu benshi imihigo yabo yerekeza ku kuzihimura ku bantu, ariko Hana we ntabwo yigeze atekereza kuzihimura kuri Peni na mukeba we, ahubwo yaravuze ngo ntungirire ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamugutura abo wawe iminsi yose. Reka abantu rero bajye bahiga imihigo, ariko bahiga imihigo myiza, atari ya mihigo yo kwihimura ku bantu, atari ya mihigo yo kwirata no kubabaza abandi, ahubwo ibe ya mihigo yo guhiga ati nzakora iki n'iki. N'Imana niga isura ikakigenzura, isange warahize ikintu cyiza gifite umumaro. Hari korasi ntajya nkunda, abantu bakunda gutera ngo
ngo izadukora amadede ngo itunyuze ku marembo ya ba Rupinzi. Iyo korasi ngewe mba numva iyo bayiririmbye ntagomba kuyiririmbaho, kubera ko sinzi ngo ba Rupinzi ni bande, sinzi ayo madede izankora, nabo nzaba ndi kuratira ayo madede sinzi ngo ni bande, nzi ko abantu bose ari ab'Imana. Ubwo rero ibyo byo kuvuga ngo izankora amadede inyuze ku irembo ry'Umupinzi njye ntabwo njya mbiririmbaho, ahubwo mbwira Imana ngo uzangirire neza unkure mu mubabaro uyu n'uyu, ndenganire kuri aka karengane aka n'aka, ariko simvuga ngo runaka azamware, ngo runaka, cyangwa Imana yamara kukugirira neza nyine ugatangira ukihimura ku bantu ubababaza, ubababarisha ibisubizo Imana yaguhaye. Ariko Hana we aravuga ati n'umuma, ntabwo yigeze avuga ati nzajya njya kumukinishiriza imbere ya mukeba wanjye mwereke yuko nanjye nabyaye umuhungu. Oya, ntabwo ari uko yabitekereje. We yaravuze ngo n'umwana w'umuhungu nzamugutura abuwawe. Reka tujye tumenya rero imihigo duhiga kugira ngo dutegereze ibisubizo, ariko Imana ibifitemo n'inyungu. Iyo umuntu ahize neza Imana ikabona mu mihigo harimo inyungu zayo irasubiza. Reka twige guhiga, ariko ijambo ry'umunsi rirakubwiye ngo Uwiteka kumare umubabaro mu izina rya Yesu. Iri jambo rero ntabwo turarigira rirerire, ahubwo ndashaka kugira ngo utekereze, wishyire mu mwanya wa Hana, wongere wishyire mu mwanya w'igihe yari afite ibibazo, wishyire no mu mwanya w'igihe yari amaze gusubizwa, n'uburyo yahiguye imihigo, kuko n'ubundi yafashe Samweli amujyanira umutambyi, barabana kugeza igihe cyo Samweli nyine yabaye umutambyi, akomerezaho aba umukozi w'Imana iminsi yose. Ibyo Hana yahigiye Imana yarabihiguye. Nawe ujye utekereza mu mihigo yawe uti ibyo nahigiye Imana narabihiguye. Umuntu rero uri kumvira ijambo ry'Imana akaba afite imihigo yahize atarahigura, nawe arashishikarizwa guhigura imihigo mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana idushoboze kujya duhiga ibyo tuzashobora guhigura. Abahize batahiguye nabo ibaho ubushobozi bwo guhigura mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye Uwiteka muremyi w'ijuru n'isi, ngushimiye ijambo ryawe ritubwiye inkuru ya Hana, ubwo wamuhaga umwana Samweli, yahiguye umuhigo yaguhigiye aramugutura, umukozi wa iminsi yose. Natwe reka udushoboze kujya duhiga ibyo tuzahigura, kandi abahize bakananirwa guhigura baha ubushobozi n'imbaraga zo guhigura, kugira ngo ubanezererwe ubishimire. Ijambo ryawe riravuga ngo guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Reka abahize imihigo baho ubushobozi bwo guhigura, kandi abatarahiga bajye bahiga bazirikana ibyo bazahigura. Urakoze, ndagushimye rero iri jambo ryagura mu mitima y'abaryumvise, kandi ubatera umwete wo kujya bamenya uburyo bwo gusenga no gusaba. Urakoze, turagushimiye ko tumaze umubabaro, uduhaye gucya mu maso, uduhaye mu mahoro yo mu mutima. Ngaho uha abantu bawe ubamara umubabaro, ubaha ibyishimo n'umunezero kubwira ijambo ryawe bumvise. Byose uko ushaka mu izina rya Yesu Kristo. Amen.